ngo ikaze mu filime kacu kanone dutangiriye mu ndege. Hari umugore wari wicanye n'akana ke hano, hanyuma umugore yitegereje neza mu mugabo w'umuhinde winjiye mu ndege. Umugore barikanze ati ntabwo bishoboka, ati ninduritse umugabo akinjira mu ndege ra, ntabwo tuzi ngo baziranye hehe. Umugabo yakomeje kwitegereza nyine yitegereza mu ndege hari icyicaro kiwe. Hanyuma umugore yagize gutya ababwira akana ke ati Jimmy, ati vaho ngaho, ati hindura umwanya. Kumbe umugabo yaraje kwicara iruhande rw'akana. Umugore ati Jimmy, ati ni bibi cyane rwose kwicara iruhande rw'uyu mugabo. Akana karahindukira akitegereza mama wako, karongera karahindukira akitegereza umugabo uri aha ngaha. Tutaramenya ngo ninde cyangwa se ngaziranye hehe n'uyu mugore. Akana kati none se mama wako biye icyo uri kumbwira ngo ni bibi. Umugore ati kuri ibyo mubwiye wa kana wati vaho ngaho. Hanyuma akana kagira gutya nyine kaba gahinduye ibyiciro nk'uko nyina yari akabwiye. Hanyuma muri uka mwanya umukobwa ukora mu ndege yisaza nyine. Hanyuma umugore uri aha ngaha akomeza kwitegereza umugabo uri aha ngaha, tutaramenya ngo baziranye hehe. Umugabo agize gutya atangira gusenga nawe. Hanyuma umugore ariko akomeza kumwitegereza ari kubona ko ahangayitse afite ubwoba. Umugabo yakomeje kwisengera nyine. Hanyuma muri uka mwanya uwo mukobwa ukora mu ndege nawe yakomezaga aza yitegereza mu bagenzi. Hanyuma umugore akomeza kwitegereza umugabo uranga uri gusenga nyine ubona ko afite ubwoba nyine rwose. Hanyuma umugore ati nyihanganira gatoya. Umugabo akomeza kwisengera. Hanyuma umugore arongera ati nyihanganira gato wa mugabo we. Umugabo arahindukira. Umugabo ati urimo uramvugisha mada? Umugore ati cyane rwose ndi kukuvugisha Muhammad. Umugabo ati ariko ntabwo nitwa Muhammad, njye nitwa Pramujit. Umugore ati ibyo ari byo byose ibyo ntabwo bindeba. Umugore ati ninde uri kongorera se ubundi aho ngaho? Ati nibiki uri murongorera? Umugabo ati ariko iri ni isengesho ryanjye nsenga buri gihe iyo ngiye gufata indege. Umugore ati ati nuko bimeze se? Ati nari mbizi rwose ko ari ibintu uri ikigabo cy'ikisilamu kikigome rwose. Umugabo ati ariko mata ntabwo ndi umusiramu, njyewe ndi umusiki, ndi umuhinde w'umusiki. Umugore asanga nyine. Umugore ati kandi mbaye ndi n'umusiramu se byo hari icyo bivuze ubundi, hari icyo bisobanuye? Ati hari icyo bikubangamiyeho se? Umugore ati kubera ko nyine ubugome bwanyu ndabizi bukanga abantu nkatwe nyine basanzwe. Hanyuma ukamwanya kakana ko umugore kagize gutya byo karimo karya babira gakoze gatangira gukurura. Umugore barahindukiye ati mwana we, ati ibintu bimeze neza, uti ibintu byose bimeze neza. Umugabo ati madati ndatekereza umwana wawe afite allergie rwose. Ati umwana afite allergie. Umugore arahindukira ati umugabo ati ndatekereza byaba byiza umwana adakomeje kurya ubunyobwa. Umugore ati urakoze ariko ntabwo dukeneye inama zawe rwose, ati nta muntu gusabye inama zawe rwose. Umugabo arahindukira ubona ko nyine byabwira umugore ubona ko atabyiteho rwose. Hanyuma umukobwa ukora hano mu ndege ati abagenzi mwese rero ati mufate imikandara muzirike imikandara mwese, ati tugiye guhaguruka. Hanyuma gahunda iri kurikiwe nyine no gufunga imikandara. Hanyuma umugore abwira umukobwa uranga ukora mu ndege ati umva muko, ati ngwino hano umubwire. Umukobwa ati yego, ati hari ikibazo gihari se? Umugore uranga ati uriya mugabo ni ikibazo cyanjye rwose, ati arambangamiye pe. Hanyuma umukobwa ati kuko se? Yitegereje neza abona umugabo uranga ari kwisengera nyine. Ati se urimo uravuga ibiki mudamada? Ati hari ubwo uri kumwumva se? Umugore ati sinzi ibintu arimo arongorera, sinzi ibintu arimo aravuga yongorera, simbizi neza. Ati si wamenya ari kuvuga ibiki ubundi? Ati ndi kumva wagira ngo ameze nk'uri gupanga ibintu ari kuvugana na se kibi, arimo arapanga ibintu by'ubugome tu. Umukobwa ati madati tuza rwose, ati ntugire ikibazo pe. Ati hari abantu benshi bakunda gusenga mbere yuko indege ihaguruka. Ati cyane cyane nk'abo bahinde nyine, abo bahinde kenshi iyo bagiye guhaguruka banza gusenga. Umugore ati nyumva neza mukuru. Umukobwa arahindukira. Umukobwa ahita yongera yikomereza nyine ubona ko atitaye ku by'umugore uranga arimo aravuga nyine. Hanyuma umugore arongera asigara aho ngaho nyine kubona ko rwose ahangayitse cyane, ntituramenya ngo niki kimuhangayikishije hano. Hanyuma akana karongeye karakorora nyine ibyo kari karimo karya birongera biragakoze. Umugore ati ariko bimeze bite wa mwana we? Umugabo ati madame, ati rwose uwo mwana wawe nakubwiye ngo afite allergie. Ati byaba byiza rwose umukuyeho ubwo bunyobwa ntiyongere kuburya rwose. Umugore ati
nakubwiye nta kintu kimwe kikureba hano ati ntabwo bikureba. Hanyuma umugore agira gutya ahita yongera zirikura umukandara, umugabo arituriza. Ntabwo turamenya ngo uyu mugabo ni muntu ki cyangwa se kubera iki biranga abizi nyine. Hanyuma umugore agize gutya ahita akuramo telefone ahita afotora umugabo uri ahangaha. Umugabo ahirukiye abona umugore uri ahangaha arimo aramufotora. Umugabo ati madamu urimo urakora ibiki? Umugore ati ngiye gufata iyi foto nyine nyohereza umugabo wanjye. Umugabo barikanda ati none se kuki ibyo wabikora? Ati niyihe mpamvu ubundi? Umugore ati nyine nihagira ikintu kibi kiba kuri iyi ndege, ati umugabo wanjye agomba kuzamenya uwo azashakaho cyangwa se azashyiraho amakosa. Umugore uri ahangaha umujinya afite ntituramenya ngo ni uw'iki cyangwa se kuki adashaka uyu mugabo nyine. Hanyuma umugabo ati ese madamu kuki urimo urancira urubanza bimeze bite? Umugore ati ntabwo ngiye kukwisobanuraho turanyumva neza. Kumbe muri ako kamwe umukobwa ukora muri ndege yahise aza ati mwanyihangana gato ati ibintu byose bimeze neza hano ra? Umugore ati ntabwo bimeze neza, ati turumva tudatikanye rwose uyu mugabo aturi iruhande rwose madamu. Hanyuma umukobwa warikanze ati ngwiki. Hanyuma umukobwa arahindukira yitegereza mu bandi bagenzi bari aho ngaho, abona bagenzi bandi nta kibazo rwose bafite baritujije. Hanyuma umukobwa arahindukira ati umva madati rwose ndatekereza ari wewe umuntu wenyine ufite ikibazo muri iyi ndege. Umugore nabo barahagurutse nyine yitegereza mu bagenzi, abona abagenzi rwose bose bariturije ntawe ufite ikibazo nta ngingimira. Hanyuma umugore nyine arongera aratuza yitegereza umukobwa uri ahangaha ati ahari byashoboka ko ari njyewe njyenyine ufite kino kibazo, atari ko uyu mugabo agomba kwimuka akava ahangaha ati mugomba kumwimura rwose. Umukobwa atari ko afite tike nawe, ati afite tike. Umugabo ati nta kibazo rwose. Ati umukobwa ati hoya. Ati umugabo ati nta kibazo rwose, ati ndagenda ndava ahangaha ati rwose, ati ibi ntabwo ari ubwa mbere bimbayeho rwose, ati ntacyo reka nimuke. Umukobwa yitegereza inyuma mu ndege ati ariko ahantu hasigaye imyanya ni impande y'ubwiherero. Umugore akomeza kwitegereza hano ntituzi ngo ni iki yapfa n'abasilamu cyangwa se n'abahinde nyine. Umugabo ati nta kibazo rwose, ati reka twe guhagarika indege, twe kubuza indege kugenda, ati reka nimuke. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umugabo yahisemo kwimuka ava aho ngaho impande y'umugore. Umugore ati mwana wati rwose none ibintu bimeze neza, ati turatuje. Ntituramenya ngo uyu mugore rwose n'icyo apfa n'abasilamu cyangwa se n'icyo apfa n'abahinde nyine. Ntuzi n'impamvu nyine adashaka kuriya muhinde cyangwa se uyu mugabo w'umuhinde tubonye bise ngo paramugita amwice iruhande. Umugore ati rwose Imana ishimwe rwose, ati uriya mugabo aragiye pe, atamvuye iruhande. Ati kandi nawe wa mukobwa we atukomeze kumucunga ntumukureho amaso, ati umucunge rwose, ati biteye ubwoba, ati ubundi se wamenya iki kiri muri cya gikapu afite. Umukobwa uri ahangaha arumirwa rwose ati madati rwose umeze nk'abantu rwose bandi nabo bajya bacira abantu urubanza kubera uburyo bagaragaramo. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umugore yagiye agize gutya nyine yumva isoni nawe ziramwisha. Umukobwa ati kandi witekerezeho nyine utekereze ku rugero rw'uwo umwana wawe. Umugore ati sha umwana wanjye nzamwitaho njyenyine rwose, ati ntabwo nyine ubufasha bwawe, ati urakoze ahubwo. Umugore uranga tubona nyine ufite umushi ufitemo akantu nyine k'ubushiha n'ibiki byose. Hanyuma umukobwa yagize gutyo yivira aho ngaho. Ako kamwanya umwana yarongera arakura nyine, arongera arakura kwa kundi nyine. Umugore ati nanone kuko umwana none arakurura cyane, arongera arakurura sinzi icyari kimufashe noneho mu ijosi. Umugore ati mwana wati humeka mwana wa. Umwana guhumeka byatangiye kwanga, kuko kamwanya umugore atangira gutabaza. Umukobwa baragarutse ati nta muganga urimo hano ra? Basaza baranga bakomeza gukibaguzwa bitegereza umwana urimo urakurura yananiwe guhumeka, kuko umwanya w'umugabo bise paramugiti bari birukanye umugore yari yirukanye iruhande rwe. Yahise agaruka ati ndi umuganga, ati nibiki byabaye? Kumbe umugabo uranga ni umuganga nyine n'umudogiteri. Umugabo ati iyo knowledge dukwiye gufata kwita dukora tugira vuba vuba tugatabana, ati birihutirwa rwose. Hanyuma umugabo agira gukita kurura akana, ati ariko biramera neza wa mwana watituza. Hanyuma umugabo afata akana agafata mu nda nyine atangira kukarutsa ubunyobwa kari kamaje kumira. Hanyuma umugabo akomeza gukanda mu nda y'umwana, akomeza gakanda kuko umwanya umwana agize gukita ari ubunyobwa yari yahekenye nyine bwe bwafashe mu muhogo. Gusa umugabo yari yanakomeje kubwira umugore kare kuva kare ko uyu mwana afite aririje ku bunyobwa nyine yamubuza no kubukoresha cyangwa se komeza kuburya. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umugabo agize gukita atabara akana nyine.
hari habuze gato nyine gakana kitaba Imana cyangwa se gapfe. Hanyuma umugabo ati umeze neza wakana we? Akana kati meze neza rwose. Hanyuma umugabo uranga yaratabaye akana nyine, dore ko nyuma yuko umugore yagize gutya akanamwirukana nyine akamubwira ko atamushaka iruhande rwiwe. Umugabo ati rero ntuhangayike, ati kandi ikindi kintu ntihongere kurya ubunyobwa. Ati nibyo, ati turemeranyije. Akana kati cyane. Umugabo ati umuhungu mwiza rwose. Umugabo agize gutya yitavaho ngaho nyine nyuma yo gutabara akana nyine yisubira mu byiciro byiwe nyine. Umugore ati umbabarire rwose paramujiti. Umugabo arahindukira. Umugore ati rwose umbabarire navuze ibintu byinshi bibi kuri wowe, ati rwose umbabarire pe. Umugore uranga yibutse ibitereko yasheshe nyine yibuka gusaba imbabazi umugabo nyine nyuma yuko yari yamwirukanye kuva kare nyine amubwira ko atamushaka iruhande rwiwe nyine, ugamubonagamo umuntu w'umugome nyine. Umugore ati rwose umbabarire rwose, ati nakwibeshyeho rwose, ati ndakwinginze rwose umbabarira. Hanyuma umugabo nyine tubona rwose ufite umutima mwiza unatuje hano ngo w'umudogiteri. Umugabo ati rwose ndabibona pe, ati wumvuzeho ibintu byinshi bibi, wamfasheho imyanzuro myinshi mibi ijyanye n'ubundi we, ariko hari ikintu kimwe utibeshyeho. Ati umugore atega amatwi nyine ibyo umugabo arimo aramubwira. Umugabo ati nyine nk'uko ubibona ntago ari abadogiteri bose cyangwa se abadogiteri bose ntago baba bambaye amakoti y'umweru. Ati ikindi kandi ntago buri muntu wese ugaragara nk'aho adasanzwe ntago bisobanuye ko waba ari umunyabyaha. Umugore akomeza kwitegereza nyine yumva amagambo umugabo uranga arimo aramubwira. Soni nawe ziramwica. Umugore ati rwose ndakwinginze ngera umbabarire rwose, ati nongeye gusaba imbabazi. Umugabo ati rwose tuzaho mura nta kibazo rwose, ati ngiye kwisubira mu cyicaro cyanjye cyangwa se mu byicaro byanjye, ati kubera ko ndashaka kubanza ngarangiza isengesho ryanjye. Bigareye ko nyine umugabo n'ubundi yari akirimo no gusenga nyine. Hanyuma umugabo ati rwose ndagusezeranya ko n'umwana wawe ndaza kumusengera kandi araza kumera neza. Umugabo ufite umutima mwiza rwose w'umugwaneza nyine. Gusa umugore rwose, umugore ati paramujiti. Umugabo yarahindukiye ubona ko none arimo aranaseka. Umugabo ati ntabwo nyiri Muhamedi se noneho, dore ko bwa mbere nyine umugore yamwise Muhamedi nyine. Hanyuma umugore ati ese hari ikibazo ngusabye kugaruka mu cyicaro cyawe? Ngayo nguko rero, nguko ko umugore nyine yagize gutya akirukana umugabo akaba ari nawe ugira gutya akamutabarira umwana. Ngushimira cyane kuba wabanye natwe muri Agafilime, ngusaba gukomeza kubana natwe no mu tundi dufilime, ukora subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.